Hello guys, uyu munsi nje kubereka akantu k'ubwenge ku bantu bakoresha WhatsApp iyo ari yo yose, yaba WhatsApp business, yaba na WhatsApp GB, byose aka kantu ngiye kubereka karakora. Mbere y'uko rero dutangira, ndagira ngo mbanze namamaze. Fata telefone yawe ujye muri YouTube, urebemo application ya YouTube, nurangiza uze hano hantu, uraza hano, uraza ahangaha kuri aka kantu, numara kukazaho urakandaho wandikemo bimenye, andikamo bimenye, usige akanya wandike TV, usige akanya wandike show, nurangiza ukore kuri search, usacinge, usoza urareba iyi channel, uvuga ngo we mu gihe wakoze search urareba iyi channel, iyi ngiyi ndi kukwereka aba ariyo ukoraho subscribe, nurangiza ufate video imwe muri izi uyikine byibuza amasegonda 30. Aha nurangiza uraza kuri TikTok urebe kano kantu nanone akangiye kukwereka, uraza kuri aka kantu numara kukazaho uraza ugakandeho wandikemo dufite umukiza, wandikamo dufite umukiza, wandikamo dufite umukiza Albert, gutya bimeze. Nurangiza kubyandikamo uraza ukande kuri search aho nkweretse, tuhakande. Aha urahinguka wenda mu mavideo ameze gutya, ariko urareba iyi foto, iyi ndi kukwereka, nurangiza kuyibona ukande flow. Okay, nk'uko nari mbabwiye tugiye kurebera hamwe akantu, turinjira kuri WhatsApp, ako kantu uhise ugira amatsiko ngo ni akahe kantu nje kubereka. Na akantu nje kubereka ni uburyo ushobora kohereza message, ukayoherereza umuntu ikamugeraho ndetse akanayifungura akayisoma, yaba ari ifoto, yaba ari video, yaba icyo wamwohereza cyose, ariko cyane cyane wenda ufashe nk'ifoto ukayimwoherereza ukandikaho n'andi magambo, ni ukuvuga ngo ukabimwohereza akabibona bikamugeraho nawe ukabona ko yabifunguye, ariko akabibona ubwo gusa nta bundi yongeye kubibona, mbega atari ukuvuga ngo ni message azabika muri telefone ye igihe kirambye, oya, wowe ukamugenera ukavuga ati bo ndashaka ko ayibona gusa, akayireba yarangiza kuyibona igahita yivanamo, wowe utayisibye nawe atayisibye. Nicyo kintu rero nje hano kubereka. Wenda turafata tuvuge wenda nk'iyi groupe, iyi ngiyi nk'iyi groupe, ndaza hano rero, aha ndaza hano, aha nkemeze, wenda nze mpitemo ikintu runaka, yaba buno buryo, amafoto cyangwa n'ibindi byose ndaza mpitemo icyo nshaka. Uvuga ngo noneho icyo ngiye kujya hano nko ku ifoto, ni urugero ku ifoto, wenda nitumara kugera ku ifoto nze mpitemo ifoto, ni urugero reka nkoresha iyi ngiyi,
nimara kuyikoresha mpite nza hano, urabona aha hantu handitse gutya, aha hantu handitse gutya, aha hantu uhitondere ngira ngo uri kuhabona, uraza wenda ni urugero wandikemo ngo mwambonye, nurangiza kugira ngo nyine umuntu uyibonye abe aribwo bwa nyuma n'ubwa mbere ayibonye, urahita uza hano kuri uyu mubare, aha harimo rimwe, aha hantu harimo rimwe, aha hantu hari rimwe iri mu kazeru kandi nanone kadafunze neza, wowe uraza ukoreho, nurangiza bino bize uhite uza ukore oke, wemeze oke, ni ukuvuga ngo iyi mesaje uri kubona aha iragenda igere ku muntu akimara kuyifungura, kuyibona, nasubira inyuma arongera agaruke ayibure, noneho nurangiza uze wohereze, ngira ngo uri kubibona ko ya mesaje yagiye, ubu umuntu uri buyifungure akayibona, nta kundi kongera kugira ute kuyibona kuri we. So aka rero niko kantu nabateguriye uyu munsi, ndizera ko kabashimishije, nimba kagushimishije kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo Bimenye TV show nijya uploadinga video ujye uhita uyibona bitagoranye cyane. Ndabakunda rero, ciao ciao.